Imana y'amahoro ibeze rwose mwebwe mukurikiye ibiganiro hano kuri uyu muyoboro Imbabazi TV show. Ni bya biganiro by'iyobokamana bikugeza ubuhamya n'ibindi byinshi bigufasha, ariko hari agace gato twatangije k'igice cy'ubuzima aho ushobora kumenya amakuru atandukanye ku buzima, uko wakwirindira amagara ukagira n'ubuzima buzira umuze. Burya byose dukora ni uko ubuzima buba bumeze neza, kandi fondasiyo y'ibintu byose twifuza kugeraho byose ishingiye ku buzima. Njya nkubaza nti none n'icyo waburutisha? Ntacyo. Ndi Josh, reka tubane gato muri iki kiganiro. Nshimira umubyeyi mama Evangeliste Tuyisabe Sylvie ku biganiro byiza aba yakugejejeho bitandukanye bigufasha kugera mu nzira y'agakiza ndetse no kumenya byinshi, ariko by'umwihariko tuba tugomba kugira n'utundi tuntu twinshi tumenya. Ndaje ndavuga ni se kuki tutasobanukirwa ibi ngibi, nubwo wenda nawe mu gihe runaka azajya tugezaho ibiganiro bitandukanye by'urunana no ku buzima. Dore yuko umuntu amaze kujya muri Yezu Kristu cyangwa muri Yesu Kristu agomba guhinduka icyaremwe gishya kinakubiyemo no kugira ubuzima bwiza. Rero uyu munsi rero tugiye kurebera kandi kantu k'ingenzi hanze, akantu tugiye kurebera hamwe. Urabona muri iyi minsi abantu ugenda ubona barabyibushye mu buryo budasobanutse, ugasanga nk'umuntu wamubonaga mu minsi ishize, ariko none uyu munsi wamubona ukabona yarahindutse cyane. Ibintu byose biri guturuka rero ku mirire. Umuhanga umwe witwa Gobre wo muri Brazil yabonaga uburyo abantu bakira abarwayi benshi bari bafite indwara z'imirire ari zidashingiye gusa ku kuba babuze ibiryo, ahubwo bari kurya ibiryo by'umurengera. Nuko aratekereza ati se mu gihe kizaza ahari izindi ndwara ntizaba zisa nkaho ziciriritse, ahubwo dutangiye guhangana n'ibibazo by'imirire. Ikigaragara cyo hafi kabiri mu ndwara ebyiri muri eshanu ziri guhitana abantu benshi burya ziba zifite aho ziriwe n'imirire. Uti gute rero? Urabona izi ndwara z'umuvuduko w'amaraso, urabona izi ndwara za diyabete, urabona indwara z'amahypertension, urabona izi ndwara zindi wenda tutagendeye ku z'indwara wenda z'ubukene bwo kubura ibiryo, ubwo tutagendeye kugira bwaki, n'indwara z'inzara buriya zirahari zisanzwe zindi zituruka ku mirire yacu mibi. Kandi akenshi uba ushobora gusanga hari uburyo runaka twakwiye kurya ibintu bikagenda neza. Abantu benshi batekereza ko kurya neza ari ukurya inyama, kurya ibiryo bikaranze, kurya ibiryo biteye amatsiko, bya biryo biteye ubusambo birimo isukari nyinshi, ukanywa nyine ibintu by'umutobe mwiza, utuji, utekereza ko n'umuntu wakize ari wa wundi unywa. Noneho wajya kureba ugasanga n'umuntu yarabyibushye, wenda se umuntu afite uburebure bwa metero 1 na santimetero 60, ariko ugasanga umuntu afite ibiro 90, 100. Ibyo bintu ntabwo biba bihuye na gake pe. Cyangwa ugasanga umuntu nyine ni na muremure ariko afite n'ibiro by'umurengera nabyo birengeye. Ntabwo aba ari byo rero umuntu atangira kugira ikibazo cyo kutishyigura. Burya ni ingenzi cyane kurya neza kandi bidakubitiye ku biryo cyangwa ku ndyo ngo runaka ngo ihambaye, ahubwo no ku biryo by'ibanze. Abajyanama b'ubuzima mu duce dutandukanye, uretse n'icyo iryo jambo rikoreshwa mu Rwanda, bajya bavuga uburyo umuntu ashobora kwiyitaho arya indyo yuzuye. Uyu munsi tujya kurebera hamwe ibi biryo bireke niba wabiryaga. Abantu benshi bakunze kurya ibiryo by'umwihariko byinshi nimugoroba. Dore igihe rero udakwiye kurya ibi biryo, hari ikintu cyo kubwira. Ibiryo bikubiyemo inyama, ibinyamafufu ndetse n'ibindi biryo, nyine bya biryo twumva ko turiye neza, ushobora gusanga birimo amavuta menshi, amafiriti. Nimugoroba usanga abantu benshi bahita barya, ukumva aravuze ati nimugoroba tugomba kurya neza mu buryo runaka, kuko akenshi abantu bavuye mu kazi saa sita, benshi baba bariye mu kazi cyangwa bari mu mihangayiko, ariko ugasanga nimugoroba bigeze nimugoroba nibwo bariye akanyama ababishoboye, cyangwa ugasanga n'ingo nyinshi abenshi nimugoroba nibwo barya inyama. Dore itandukaniro ry'ibi ngibi rero. Burya niba bishoboka mwarya, kuko mu mategeko yo kurya ubundi hari itegeko ry'ibanze, hari ibintu byangiritse ubundi ariko bihita bijya no mu muco wacu ariko bidakwiye. Ibi bintu byo kuba mu gitondo umuntu ashobora kurya irindazi cyangwa umukati ngo n'igikoma, rimwe na rimwe nta bintu bidasanzwe cyangwa icyayi, ngo saa sita akarya biringaniye, ngo nimugoroba akaza kurya neza. Ibi bintu biracuritse. Ahubwo mu gitondo wagakwiye kurya neza bya biryo byose bishoboka nimba bigushobokeye. Niba ko ubona ibiryo 3 mu munsi, byibura genekereza amasaha ya mu gitondo urya ibiryo biringaniye by'ingenzi rwose birimo intungamubiri zose zikenewe. Saa sita urya bya biryo biringaniye birimo wenda imvange ndetse n'ibindi runaka. Nimugoroba ahubwo cyayi nicyo wakanyoye, nimba dore ko nanone tuzavuga uburyo icyayi atari cyiza nimugoroba by'umwihariko ugiye kuryama, ariko twa tuntu dusa nk'uduciritse two kwihunza kugira ngo use nk'uwibeshya kuriye nitwo wagakwiye kurya. Mu mategeko yo kurya batubwira ko mu gitondo ugomba kurya nk'umwami
saa sita ukarya nk'igikomangoma, nimugoroba ukarya nk'umugaragu. Ariko igitandukanye usanga mu gitondo ahubwo abantu barya nk'abagaragu, saa sita bakarya nk'ibikomangoma, nimugoroba bakarya nk'abami, buri bwo baba bahugutse. Ibi bintu ni ibintu byo biri gutera abantu kubyibuha mu buryo budasobanutse, ugasanga n'abantu baryama nyine baruta nabi. Ndavuga mu burjyanye n'uko usanga umuntu ashikagurika nijoro cyangwa agatangira kubyibuha ku buryo budasobanutse, ku buryo igifu kidakora neza, ugasanga umuntu ashobora kubyuka yarengeje amasaha yari yateguye. Nyine ni kwa kundi ko kwinaniza cyane. Ubundi nijoro burya igifu kiba kigomba kuruhuka. Rero iyo usa nk'ugishyizemo ibintu byinshi cyane, nijoro ntabwo kibona umwanya wo gukora kugira ngo kiruhuke, nacyo ushobora gusanga kigikora. Ibyo nibyo bitera rero bwa bwivumbagatane, ugasanga ibintu bishobora kugenda nabi. Biba ari ingenzi cyane ko burya rero niba bishobotse, ahubwo niba mujya mu kazi mu gitondo mufite nk'umuntu ubafasha guteka cyangwa rimwe mubyikorera, mujye muteka murye muhage rwose. Niba binashoboka nimugoroba urara ubishyize ku murongo, mu gitondo muteke murye. Niba kandi urya kabiri mu munsi, amasaha ya mu gitondo uba ugomba kugira ibiryo by'intungamubiri bifatika, kuko ubundi muri rusange umusaruro w'umunsi wose uba ugiye kuwukora. Ariko rero niba ukora nijoro wibana cyangwa se hari ubundi buryo nabwo nta kibazo, ahubwo ubwo warya nijoro koko nimugoroba ugiye gukora akazi. Iryo joro ryose niba uri burare ukora ukoresha imbaraga z'umubiri z'imitekerezo n'ibindi, bya biryo bizaba biri gukora. Sangahe z'ijoro niba washobora kurya, nabwo ugira akantu ufata mu gitondo, ahubwo urye biringaniye ujye kuryama nimba ari ku munsi wawe uteye. Ariko mu gitondo cyangwa igihe umunsi utangiriye, wakwiye gufata ifunguro rifatika, kuko riba rigiye kukunganira uwo munsi wose n'imbaraga z'umubiri zose ziri butware. None mu masaha yo hagati na gato ukarya ibintu biringaniye, nimugoroba bwo ukasa nkaho utuma gusa bigenda bityo. Niba rero urya kabiri, bwo burya amasaha meza yo kurya ni rya funguro ry'ibanze kugira ngo ukore imirimo, none rya funguro rya nimugoroba rindi rigomba kuba riringaniye. Ibi rero bitandukanye n'icyo abantu bakunze kurya, ugasanga abantu bararya nimugoroba cyane kandi amasaha yabanje batariye. Ikindi ukajya birinda kurya ibiryo birimo ibinyamavuta, biri gutera ibintu abantu benshi ibibazo. Sinakubwira ngo ureke kurya ibi bintu bikomoka ku matungo cyane cyane, kuko ibi bintu birimo amavuta menshi n'ibikomoka ku matungo si byiza, ndetse no kubirya nijoro burya. Niba unabirya, jya ubirya mu gitondo kugira ngo umubiri ubikoreshe bikore. Naho ubwo ugiye kurya ibyo bintu byose byuzuye igifu, abenshi baba bamaze no kuruha, dore telefone zaradutwaye, usanga abantu bari gushatinga, asikororinga, agahita ajya no kuryama. Mbese ibyo bintu bigahutira, ugasanga umuntu rero afite uburyo ari gutuma umubiri we utagenda neza. Niba wararebye rero ku Mbabazi TV show ibiganiro bitandukanye by'umwihariko by'ubuzima, iki kintu kizongera kubaho. Urya biri mu rugero kandi urye neza kugira ngo ugire ubuzima buzira umuze. Ndagushimiye wowe wakoze subscribe kuri uyu murongo, ugiye impagarike n'ubugingo, Imana n'amafaranga, kandi uhoraho Uwiteka akomeze akuramire mu byo ukora byose, ugira amagara mazima. Reka tuzongere duhure mu bindi biganiro. Imana ibarinde.